tuvuge iby'ubujura muri Kongo dushyiramo ubwenge ntabwo zahabu ya Kongo iba mu kirere ngo ugende usasa agataka ngo ugire gute nubwo ntabwo zabura ariko abantu bajya babyegereza umutima bati bagiye gusahura bagiye kugira gute iki kintu uzareka tugikora ikiganiro wenda dufite n'abahanga bandi bazabidufashamo abantu bamva gusahura bagira ngo nugupfa gusahura Kongo Kinshasa hadashobora kugira ngo bazashwana bakanga kuvayo abantu bajya bavuga ngo kunshiza ngo yakwirukana East Africa ngo yagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bipfa kwikora kuko bajya kujya bafite ukuntu ibyo bumvikanye ngo bajye ntabwo bagiye bishoye nta nubwo wabirukana nk'ingegera Kongo ubundi ifite ibintu bimeze nk'ibirunga bitatu bishobora kwirukira nibyo tuza kugarukaho iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare turabasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye turi kumwe na David ubuse abantu ntibamaze kumenyera David kuri Primo Media Rwanda sha ubuse ko kuri Primo Media Rwanda hanyura abantu benshi baba bamenyera ubuhe buryo koko mu buryo bw'ubusesenguzi byaterwa nawe ubibona muri statistique zawe statistique zigenda zigaragaza abo mwemeranya n'abo mutemeranya abo tutemeranya se babiterwa n'iki baba bumva nyine wagira ikintu atemeranyaho na Marshal koko hari mu manegeko hari nk'umuntu witwa Andi ngira ngo ujye umubona ari ibyo mutemeranya Andi se ko hari umusivile ubundi giye nemeranya biki n'abasivile ntabwo wabonye mu kanya uko twarimo tureba mbere kuza muri studio uko abasirikare ba Uganda bakoreye umuntu isabukuru y'amavuko hari bwo buzima rero biri bikoze umusivile hacura iki hari umuntu twakoranaga ahantu ari umudiregiteri abadamu twakoranaga dore ko baba bahinda mu bintu by'intuze cyane ngo bya birthday bamumenaho amazi bose ahita bandikira inzandiko z'udiscipline bishimye bamuteguriye na kadati ibyo ntacyo bimbwiye jewe ndabahana tu ngarabahana kandi nyamara bo bamwifurizaga ibihe byiza ariko hari umuntu mu kiganiro cy'ubushize washyizeho commentaire arambwira ngo kandi muzansubize ibi bibazo rwose reka nze nkirebe sinzi ukuntu bise binzamo bitoje umurongo nanjye mazana wabibonye hari umuntu nabonye wavuze ngo aha yitwa Tontoka niba ryo zina simbizi ariko bura ni izina akoresha ku mbuga nkoranyambaga yavuga ngo Salut Monsieur Karini Jabo Marshal mfite akabazo kandi s'il vous plaît muzansubize mu kiganiro gitaha ni gute muri Sudani hari intambara hanyuma nabo bakohereza ingabo muri Kongo bwaravuga Sudani y'Epfo kubungabunga amahoro kandi nabo batayafite iwabo ngira ngo yavuze Sudani ariko yo bavuze Sudani baba bavuze iriya yahoze iyoborwa na Bashir indi yongeraho Sudani y'Epfo ubwo rero ashobora kuba ari Sudani y'Epfo yavugaga yego ni Sudani y'Epfo kuko niyo yohereje ingabo muri Kongo ngaho musubize rero turaza kugenda dusoma n'ibindi uko biri kose ntabwo Sudani y'Epfo iri mu bihugu bifite intambara biri muri chat itukura kuko uko ibihugu bibayeho hari ikintu bita chat ndabivuga ngo kira ni nk'igipimo abantu bapimira ibintu bijyanye n'umutekano hashingiwe ku mabara noneho iyo igihugu kiri mu muhondo ushobora kuvuga ko gifite ikibazo kiri mu cyatsi birumvikana n'umutekano cyakiri mu mutuku kikaba kiri mu bibazo mu ntambara iri full scale war yaba rero ari mu buryo bwe conventional cyangwa intambara zihuza ibihugu nta gihugu gihanganye na Sudani complete matuzi y'Epfo haba ari mu ntambara zihuza abaturage guerre civile ntabwo Sudani ifite crise iriho uyu munsi gusa yarayigeze niyo mpamvu hari na mission ya Loni ariko ntabwo bisobanuye yuko hari intuze hari intambara nanjye nta ntambara nziri muri Sudani intambara ziri muri Sudani y'Epfo ibintu bihari no kutumvikana hagati ya Riek Machar na Salva Kiir ariko nibyo twagarutseho mu kiganiro tuvuga ngo niko ibihugu bibaho
buriya nyine ubwo nuko babayeho kandi ni igihugu kikiri gitoya nicyo gihugu gito muri Afurika mu bijyanye n'ubwigenge kigenze vuba kikiyubaka nta myaka 10 yari yashira mu gihe twe usanga hari ibibazo hashize imyaka 70 wanavuga utubwo baragerageza kandi dufashe nk'izindi ngero z'ibindi bihugu bigenda bidiporoyinga abasirikare bubahiriza umutekano ku isi mu buryo cyangwa bagenda muri ambrella ya Loni bagenda muri ambrella ya Union Africaine cyangwa se n'imiryango mitoya ushobora gusanga abarundi baragize ikibazo muri 2015 gihe hari intureka zijyanye na manda ya gatatu itaravugagaho rumwe ya nyakwigendera Petero Nkurunziza ariko kandi bakagira n'ingabo muri Somalia mu cyitwaga Misom ushobora kubona Congo DRC mu bihe bitandukanye ni rimwe gusa yigeze kohereza ingabo muri Centrafrique gusa ikibazo cyazikuyeyo kandi hari intambara za M23 mu myaka ishize cyazikuyeyo nuko ari discipline yabo gusa bagiye bakasambanya abakobwa bakarya n'ibyo abaturage birirwa barya nka kumwe barya inzoka baryaga inzoka z'abaturage ibikeri barya inzoka inkoko iki n'iki basamanya n'abakobwa babo n'inzoka ariko zari z'abaturage byose so ntabwo rero ntekereza ko ari cyo gihugu cya mbere cyaba gifite ibibazo runaka mu gihugu ariko kikadeployinga abahandi ibyo ni ibintu bisanzwe ushobora gusanga hano ahariho hose ariko ubyibaza ntabwo wamuvuga ko adafite kwibaza kwiza ahubwo urebye ntabwo bavuga adafite kwibaza kwiza kuko dushobora no kubirebera ku gipimo kitari intambara abantu basize bakajya gushaka vala nanjye nicyo nangiye kuvuga kuko nko mu minsi yashize hari abasirikare ngo bagera muri 200 bapfiriye muri training kubera inzara hara muri Sudani y'Epfo ni birashaka kuvuga ngo kudashinga kw'igisirikare cyangwa kw'igihugu ntabwo kwashingira ku mbunda n'amasasu waba uvuga ngo bidaturikira iwabo wabishingira no kuzinda aspect ushobora no kubishika dufate nk'urugero igihugu gishobora kuba kiri mu manegeka mu by'ubukungu ibyo bita economic crisis ibyo tujya tubibona ariko wenda kwa gihurumbirira kohereza abasirikare umwe yavuga ati giye gushaka amafaranga kuko misiyo zibamo amafaranga ariko twibuke yuko hari ikintu abantu bita diplomasi iri presque militaire iyo igihugu kijyanye ingaba handi ni ishema branding no kwibranding urumva no kwibrandinga ikindi kintu nano ukuyemo no kwibrandinga kandi mu bintu bijyanye na branding z'ibihugu hari akantu wenda kameze nk'urwenya ngiye gushyiramo ariko nabyo nta kintu cyambuza kugashyiramo nta nubwo ari urwenya ni ikintu kiri presque romantique ubundi bavuga ko reka no kubyinjiramo bavuga ko kuvugwa en plus kuvugwa neza ari ishema kandi nijabo nubwo twicaranye ahangaha muri studio turimo gukora ikiganiro buriya hari abantu bicaye ku ruyenzi muri saro ahantu bakuvuga neza ni ishema ukagira amahirwe amakuru ukayamenya ibihugu rero ntabwo bitegereza ngo bizavugwe bitabigizemo uruhare niyo mpamvu bigira za ambasade bigakora n'ibyo bikorwa mpuzamahanga n'ubu twicaye ahangaha uwo muntu wabajije ikibazo branding ya Sudani yanyura mu à gauche yanyura droite Sudani already brandize kuri Premier Media Rwanda uko tuyifasheho iminota yego ibihugu rero buriya mu bintu biharanira muri diplomasi biharanira no kuvugwa ariko bikaba ari byo bico bikongeza uwo muriro wo kuvugwa urumva kwaba ari kuvugwa kwiza mu buryo cyangwa ubundi bigafasha icyo gihugu mu rwego rwo kwimenyekanisha mu rwego mpuzamahanga ibyo rero navuga ngo ibihugu binohereza abasirikare ariko kwirya bikimara ariko kugira ngo no baseruke cyane ko abana banitoza abasirikare ujyanye hanze n'abasirikare umusirikare wagiye muri operation hanze no umusirikare uba ufite ubunararibonye bwikubye kabiri ubwo wagumye mu gihugu yagiye kwiga imico yagiye kureba uko ahandi babaho urumva ni byinshi wabona yanagiye kurwana niba ari ukurwana ari nko kumwitozo yego ariko hari kwiga ibibuga by'ahandi barwanira ko bimereye mu butasi bw'ibihugu ashobora no kugenda akareba ibigenda aho hantu yagiye niba bavuga amabuye muri Kongo niho bajya kuyatata bayabona bacuruje bashobora kubwira abashoramari ba muri secteur privé nicyo ubutasi bwo hanze byo bita necessary external services zivuga bakavuga bati nyamara nubwo twagiye kubahiriza umutekano hanaha ariko abacuruzi bacu baje bakashora imari hari icyo bageraho nubwo twagiye gushaka umutekano hariya abanyeshuri bacu baje kuhiga niba amashuri yahateye imbere muri education hari icyo twageraho nubwo twagiye gushaka umutekano hariya dufate nk'urugero kumwe tujya tubona ingabo z'u Rwanda zubakira abaturage muri Sudani y'Epfo aho turimo kuvuga
hari umubano abaturage baho n'abaturage b'igihugu cyohereje ingabo bazagirana across iyo deployment y'abasirikare bagiye hariya. Niba hari ikindi kibazo rero wakimbaza ariko ndacyafite ibyo yabajije ati se mubona nta nyungu zindi ibi bihugu biri gukurikirana muri Kongo? inyungu zabyo z'ibihugu bwite bwaravuga ibi byagiye byohereza y'abasirikare. Inyungu biragoye kubivuga gutyo ko zihari cyangwa zidahari, ntabwo ari ibintu bye napimisha ijisho akakanya, ariko inyungu imwe niyo tumaze kuvuga haruguru. Ariko ikindi nanavuga nuko nta gihugu kibana ku isi nk'akarwa. Niba Sudani y'Epfo yarakeneye abasirikare bayifasha muri uriya mutwe wa Loni uriyo, nayo ibihugu bibaho nk'abantu muri santima. Ibihugu nabyo bigira santima nabyo nk'iz'abantu, nabyo byumva ari kiyasi cyo kwitura ibindi bihugu bititaye ngo twafashijwe n'iki cyangwa kiriya. Ariko nibabona hari ibihugu byatanze umusada mu kugira ngo Sudani y'Epfo ibone umutekano ifite uyu munsi, nabo bihoranamo ku kantu kameze nk'umwenda bafitiye andi mahanga, bakavuga bati natwe ko twafashijwe reka natwe dufashe ibindi bihugu. Ibyo ni byiza ko bakajya bamugarura. Natekereza ko ashaka kuvuga nk'inyungu zijyanye n'ubucuruzi, kwiba amabuye, kugira gute nk'uko bamwe bajya babitekereza. Niyo mpamvu navuze ngo cyane nimaze kugisubiza mu kanya cyuko iyo abasirikare bahariye bashobora kurangira abashoramari bakavuga ati hano mwebwe muraho ngaho murakanoye kandi hano ibintu biragenda neza. Izo nyungu zirimo ukuyemo international branding y'igihugu twavugaga, ariko nizo ngizo umuntu yavuga. Ibindi byo kwaba ari ugushikuza. Bashobora no gutata ariko bakabona ahantu ho gushora imari nko mu mabanki. Byose ibyo wenda ibyo twabiha inshingano za ambasade z'ibihugu. Ariko abasirikare n'abantu bafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru. Aho barwanira hashobora kuba hari ibirombe nko twabivugaga. Aho barwanira hashobora kuba hari amashyamba. Ibyo niki byose. Simvuze ko bagenda ngo bakabitema wenda ngo barabibyaza umusaruro. Ariko bashobora no guha amakuru y'ambasade niba bayifite muri icyo gihe. Nibyo nakubwiraga rero ko inyungu ntabwo zabura, ariko abantu bajya babyegereza umutima bati bagiye gusahura, bagiye kugira gute. Iki kintu uzareka tugikora ikiganiro wenda dufite n'abahanga abantu bazabidufashamo. Abantu iyo bamva gusahura bagira ngo ni ugupfa gusahura. Kandi gufata ingabo ngo zigiye kurwana ahantu, ngo zigiye gutazishora mu gukata amashyamba, ngo zicuruza imbaho, ngo zigiye gutazicukura amabuye y'agaciro. Kongo kari igihugu cyemerewe, dufaturije kuri Kongo, cyemerewe gucukura ubutaka bwacyo nta ugihagaze hejuru. Ese cyarakize? Ntaswe kumva ko ari birahisi byoroshye ku muntu wagiye afite icyo kintu twita ubusahuzi. Sita ibihugu bya Afurika buriya peteroli wumva, zahabu wumva n'amadiyama wumva, kubicukura birahenze. Hari n'igihugu washyiraho rwose kidafite imbaraga ukavuga uti dore ngiriya biri hariya mu bikuremo bikabananira. So rero ko waba ugiye ukitwa ko n'umujura, ugiye no muri misiyo itari y'ubujura, ukabona imari abanyagihugu bisanzuye ibagora kugeraho, wowe utisanzuye ngo ugiye kuyigeraho, biragorana. Nituvuge ibintu by'ubujura muri Kongo dushyiramo ubwenge. Ntabwo zahabu ya Kongo iba mu kirere ngo ugende usasa agataka ngo ugire gute. Bisaba n'izindi mbaraga, indi investissement igoye kunyura mu buryo bw'ubujura. No gutunganya ibirombe no gutunganya ibirombe kugira gute transport ibyo byose. Ntabwo umuntu wiba Kongo wakwiba Kongo byamworohera atari umunyembaraga. N'abashora imari mu bwibyi cyangwa gusa nabyo bujura mu bwibyi biba bigoye gukoresha amajambo y'ubujura utafasha mu mushinja. Biragorana cyane just abantu barumva u Rwanda, Burundi, Uganda basahura Kongo bakumva gupfa gusahura gute gusa. N'ababirigi bashiremo amafaranga menshi, bubaka amagare ya Moshwe yarashaje, bubaka ibintu, bubaka n'ibiki uzajya naho bituma za Redemi riba zikibaho hari ni Shorongi neho jari ahantu inyuma hari ya Rutongo. Iyo ugeze aho hantu ni ukuntu extraction gucukura ibintu bigora. Muri la mine ya Rutongo narahageze. Ni ibintu bitoroshye utavuga ngo waragiye ngo uriba ngo usaba kubanza kubaka. Ikintu wakwiba, ikintu byakwibwa ni mu ntambara zeruye uramutse urwanye na Kongo. Ariko icyo gihe wakwiba mu bubiko bw'ibyo ifite muri terezoro zayo. Ariko biri mu butaka byagusaba igihe abantu bajya banza bakadiriye baricunge neza. Yashwa uyu ngi ati yarongeye ati nge mbona Tshisekedi yaramaze gusenya igihugu cye kuko ingabo yazanyemo zose iza East Africa, iza Loni, SADC, Wagner, ngo mbona zizageraho zikanga kuvayo, ubundi hakaba kavuye mu gihugu hakanabura abakora ibijyanye n'ibya bajyanye byo kubungabunga amahoro. Ubundi nsome ikibazo cy'uyu muntu n'icyo nabaye excited n'icyo kibazo cyiwe. Asa nkaho wenda ikibazo cye atagikorudonye neza,
ariko koko iyo ugiye kureba imitwe y'ingabo iri ku butaka bwa Kongo, yaba ari imitwe y'ingabo ihari mu buryo legitime, yaba ari imitwe y'ingabo ihari mu buryo butazwi, kuko nayo irahari, wenda bageze aha bagereya yuko ziriya zajya turanga ari abareserviste, ku bureserviste bwabo nabwo bugirwa ku mashyi. Icyo rero cyo kinatarashyizemo cyo gushyiramo yuko apati y'igisirikare cya leta nacyo gisanzwe cyifite ibibazo, ariko banongeyemo abandi bantu b'indiscipline ziraho ngaho. Bibaze gufata abantu bamarine tujye twumva kandi si ubwa mbere tubivuze, ukabagira abasirikare. FDLR izo ngizo nazo ntizibihakana, uzikunze no gushimira Tshisekedi kazitera inkunga. Mu baruwa zazo zikunze kwandika turazibona, kandi ntawe uzibeshyuza ngo tubare Patrick Muyaya avuga ati FDLR ibyo mwandika nibiki. Iyo utabeshyuje ikintu turacyemeza. Neze yakibeshyuza ate kandi atemera ko FDLR ihari. Oya, ariko FDLR yanditse ko ihari, idahari nyine ni inshingano ze nk'umuvugizi wa guverinoma kubibeshyuza. Iyo atabeshyuje rero muri administration bivuze ngo aremeranwaho nayo, niko bigenda ubundi. So nkavuga ngo rero kuko ibivuga ishimira perezida, nese washimira perezida ibintu bidasobanutse kandi ari umuvugizi wa guverinoma ntabibeshyuza. Nkavuga ngo rero icyo uwo mugabo avuga no ari umugabo wajije ikibazo, ni abantu bibaza no muri iherezo ry'akazubayo n'uruvange kuko iteri y'ingabo ziri hariya muri Kongo. Nicyo njya nita ngo umunara wa Babel, kandi akanacumetsemo ku bwenge. Ni ikintu cyo kumva ko Kongo Kinshasa hadashobora kugira ngo bazashwana bakanga kuvayo. Abantu bajya bavuga ngo kunshiriza ngo yakwirukana ngo East Africa ngo yagira gute ibintu ngibyo ntabwo ari ibintu bipfa kwikora, kuko bajya kujya bafite ukuntu ibyo bumvikanye ngo bajye, ntabwo bagiye bishoye, nta nubwo wabirukana nk'ingegera za MONUSCO ziriya kugeza kuri ubu ngubu. Exit way ya MONUSCO yo kwikura muri Kongo ubona ari ihurizo, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe muri strategie militaire. Ushobora kujya ahantu ukananirwa kwikurayo. Wabonye ukuntu byabijije icyuya ingabo za Amerika kuva muri Kabul, byazitwaye umwanya, bizitwara imbaraga burya, ndetse mu bya gisirikare kudeployinga ahantu ni kimwe, kudeployinga abasirikare ukavuga uti ngiye ku musozi ngiye kwakira abasirikare, ngiye mu mujyi ngiye kwakira abasirikare banaba, kuhafata kuharwanira biroroshye, ariko kuhakura ingabo withdraw ingabo. Reka nguha amakuru, duha amakuru abantu dukurikiye buriya nk'ibi bintu. Ndakubwira impamvu bivuze niba ibintu bajya bavanga mu 21 ngende ikora amaretere. Abantu dukurikiye bari bazi ko mu mbaraga z'igisirikare no mu buhanga no muri discipline no muri performance y'igisirikare ku withdrawing abasirikare ari indi operation ikomeye yerekana igihagararo cyacyo. Birakubwira ngo ntago ari abavuwayo, n'abantu ugaba nk'abasirikare bakagenda, wabwira ngo bagaruka bakagaruka. Organization yabo no binatwara imbaraga ko ibintu byagoye mu 23 gutwara indembe inkomere bazikura mweso n'ahandi bari bafite inkomere mu bitaro. Urumva bamwe bajya banavuga ngo turango ngihugiye mu biki, irimo kuvura wenda n'abasirikare bakomeretse no kongera kubundura no kubashyira ku matraining, kuko igisirikare bamwe na philosophy no kubaha morale no kubabwira ko urugamba rukomeje no kugira gute kandi ko bazatsinda n'iki kaho bageze bazana ku bagatanu byose bakabibabwira. Je nagize amahirwe yo kuba mu gisirikare nkiri mutoya, ariko bajyaga batubwira ngo matunda y'ikombere ngo tuziga ngo tuzatera imbere tugira gute tudufasha igihugu, kuko tubona ibyo tugiye muri kaminuza tubona tugize gute abantu batera imbere, bivuga baradukurikira, abadukurikira barabizi. Utabonaga ko bishoboka urarwana n'abantu muracyari kinihira, muracyari mu mashyamba ngo muzafata igihugu muzagira gute, byari nk'inzozi. N'ubu rero kandi izo development mvuze haruguru zagiye zigaragara cyane mu gihe cy'umutuzo w'ibiganiro bya Arusha. Niho habaye ibiganiro byinshi byo kubwira abasirikare ko byanze bikunze ibiganiro bizarangira, amahoro azaboneka, abantu bazasubira iwabo, bazatuza batekane n'iki cyane ko ntawari witeze yuko biriya wenda bizashwana by'intuza. Sasa rero nsubiye inyuma gatoya, withdrawing abasirikare bigaragaza igihagararo cy'igisirikare. Urumva, ariko si ikintu cyoroshye, si ikintu cyoroshye ku buryo buriya niba hari ikintu uribuka mu gihe inkotanyi zateraga zikagira Shyorongi, abasirikare bandi bari mu mareberiyo muri Afurika barabineguye, harimo n'ukagajo na Savimbi. Ubwo zasubiraga inyuma kugira ngo babone zone tampo nini cyane kandi itari na ntoya. Hako ati n'abagabo baragenda bakabona kapitali bagasubira inyuma, ariko byazamuye icyizere n'abantu bararusha ntago bizeraga ko bishoboka. Baravuga se ko buriya kuko bwari uburyo bwo kugira ngo bongere bapushinga ko imishyikirano igenda ijya mu buryo neza. Ariko icyo gihe byagaragaje igihagararo cy'igisirikare cyitwa inyeshyamba cy'abantu bamaze imyaka 50 n'ingahe 70 bataba mu gihugu cyabo, bariruka mu gihugu cyabo,
ariko bakayirwana bakabona umujyi bakabona kapitale bagakoza umutwe w'intoki kucyo twakwita ku butegetsi ariko bagasubira inyuma. Ariko ndibwira yuko mu rwego mpuzamahanga niba hari ikintu cyazamuye performance ndetse na perspective y'igisirikare cya RPF ari uriya withdraw nini cyane yakozwe hariya, ndetse dushyizemo n'izindi withdraw zagiye zivugwa nko mu gihe cyo gutera umujyi wa Ruhengeri no kubohoza imfungwa zari zifungiwe muri gereza ya Ruhengeri. Abantu bagundira umujyi wa Ruhengeri ariko bakanga bagasubira inyuma mu birunga, ntibagere mu mujyi ngo bavuge ngo turaryohewe ngo tugize gute ngo reka tuwukomeze turihambireho dukupe umuhanda, dukupe inzira ya ijya hari higanje ubutegetsi bwo kwa Habyarimana za Gisenyi, tubabaze bigeraho ngaho. Oya, ukubita usubira inyuma nabyo bigaragaza imbaraga. Rero withdraw n'ibintu bigoye cyane ku buryo gutekereza yuko abantu badeployinga ingabo muri Kongo zizawithdrawinga mu buryo bworoshye ni ikintu cyoroshye, ni ikitoroshye. Ni ukuvuga ngo niba turaza no kubera muri iki kiganiro, Kongo ubundi ifite ibintu bimeze nk'ibirunga bitatu bishobora kwirukira, nibyo tuza kugarukaho muri iki kiganiro dutuva muri ibyo ngibyo. Ariko mu cyo turi buze kuganiraho uze kunyuma tutaza kukibagira dusubiza ibibazo by'uyu nguyu ni izi armema uburyo bwo gusubiza imbunda abantu ahubwo bari muri procedure yo kuzamburwa bari mu nezo za FDLR. Turaza kureba ibyo birunga ni ibihe, ariko twari tugisubiza uwo nguwo n'ubundi sizire batumusubije neza. Ese wavuga ko intambara iri muri Kongo ari OTAN ihanganye n'Uburusiya yababeshye cyane ko Tshisekedi ari ku ruhande rw'Uburusiya kandi urundi ruhande rutabyishimiye? Aho ngaho biragoye cyane. Impamvu mutuhamagara hano ngo turabasesenguzi ngo mu bya politike no kubwira abantu yuko ahantu hose Amerika yicaye idahita ihinduka umwanzi w'Uburusiya. Rwose ikintu tugisibanganya, ntago Amerika ari enemy w'Uburusiya, n'Uburusiya ntago ari enemy wa Amerika. Naho ni ibihugu biri powerful countries, ni ibihugu bifite imbaraga byiyumva kandi bifite framework bihuriramo bikadiscuss mu bintu bigenda nk'ibihugu bikize bifite imbaraga. Ni nk'urugero natanga nuko nkunze kubigarukaho ko muri Libya urumva uruhande mu mpande ebyiri zihanganye muri Libya, urwa Tripoli n'urwa Benghazi, Uburusiya na Amerika biri arinye na Marshal Haftar. No kuvuga Wagner ifasha Haftar ifatikanya n'abacancuro b'Abanyamerika kurwanya ubutegetsi bwa Tripoli bitewe n'inyungu bafite muri Benghazi hari petroli nyinshi. Buriya kiriya cyambo niba ari cya Sirte, ikigobe cya Sirte, ngira ngo Haftar ashoboka n'ugenzura kiriya kigobe gifite petroli nyinshi ihurumbirwa n'ibihugu bitandukanye. Sero ntekereza yuko abantu bakumve ko ahantu hose hicaye Uburusiya bita automatically aduyi wa Amerika. Donc hari bagera bagakorana. Kuri Kongo se bimeze bite? Kuri Kongo ntabwo ubu ngubu ntabwo nabivuga nyuranyije n'uwo nguwo, kuko position niba we ubwe yiyemereye yuko Uburusiya buvuga rumwe na Kinshasa, ariko nagenda rebe n'ijya wa Amerika arutse kuvuga ku ntambara muri Eastern Congo, avuga ngo abafashe mu 23 ngo niki ngarabakureho ngo abasirikare babo niki, avuga mu bihugu birimo n'u Rwanda n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri Kongo Amerika n'Uburusiya biri kuri position, ntabwo biri kimwe, ntabwo kimwe kirwanya ikindi. Ugiye kureba ibera muri Kongo niko nabivuga. Gusa ibyo byose n'amayeri, hari n'icyo bita double standard diplomacy, aho ushobora gusanga na Amerika ifashe mu 23 ikarafasha na Kinshasa, cyangwa ugasanga Amerika ifasha Tripoli igafasha na Benghazi. Icy'ingenzi ni ko hose ari petroli, ari Tripoli bafite petroli bashaka kubaganinga bakayibona, ari Benghazi kwa Haftar barayifite bashobora kugira. Erega kano kantu hongereho mu ntambara twumva n'ama intervention mpuzamahanga, ikintu abantu bakwiye kwikuramo nako nuko ibihugu bitabana umubano nk'uw'inkumi n'umusore, ntabwo ari ishusho. Ahari inyungu hose igihugu muri bikomeye cyahajya nta kindi kintu cyitayeho, nubwo waba shitani yambaye amahembe bakabona hari inyungu zabo baza mu ruhande rwa, niko nguko Amerika yagiye ijya mu ruhande rw'abantu tuzi nka ba Ben Laden nkuko babivugaga, kandi urumva kandi baregeze kuba abantu bameze nk'ibyihebe birwanya Abarusiya bishaka kubakura muri Afghanistan, ariko barabarambagiza ngo bakorane. Nuko tuzi yuko inama zose zafataga icyo bitaga Free Syrian Army Liberation n'abantu bashaka kurwanya uyu Ali Assad. By the way, congratulations kuri Ali Assad. Uburusiya Syria yasubiye muri Arab League mu muryango nyine uhuza ibihugu by'Abarabu, nabibonaga ejo muri Saudi Arabia niba ntibeshye, baserebura. Icyo nacyo nikiza kumenya ko hari igihugu kimwe mu byari birimo intambara zikomeye ubu ngubu imaze gusana hirangira no guhosha, bifite impagite mu rwego mpuzamahanga. Ariko tugarutse aho ngaho usanga nka ofisi nkuru zarwanyaga Assad kandi n'abantu babitwa nk'ibyihebe zarabaga i Londres.
ubona ko na TPLF yarwanya gutegezwa Ethiopia mu minsi itambutse ntabwo Ethiopia igeze icana umubano na Amerika ariko icyiciro cya bari barwanya bo muri TPLF ubuvugizi bwabo bukomeye bwari Washington ariko ntabwo bivuze ngo Washington yacanye umubano na Addis Ababa ariko kandi hano ukuboko kwa Washington muri ntuze muri Mekere umurwa mukuru wa Tigre iyo niyo double standard diplomacy ishoboka rero yatuma abashinwa baza akabavuga bati weche second turakugurisha indege XY OTAN runaka ariko waburi na Ventura mwagurukije abashinzwe amasoko yanyu bakagenda bakabahereza misile zo kuzihanura ibyo se bibabwiye iki kugurisha indege batagurishije misile nese ubwo zazaswa byari kugira ngo bagurishe n'izindi so rero nasubizaga mugenzi wacu udukurikira tumubwira ko ntabwo automatically aho Amerika igiye ihita ihinduka umwanzi w'Uburusiya haraho bagera bakavuga rumwe nko muri UN Security Council bavuga rumwe kuko bafite droit de veto bose rero bujyana n'igihe Amerika ishobora gushaka gukora umushinga ikingingo Uburusiya mwatubabariye tukagira gute ko natwe wenda tuzababererekera ibunaka aburi Amerika ishobora kugira ikibazo gikomeye nka Taiwan n'urugero kavuga uti mwatubabariye rwose tukivuna Ubushinwa nubwo muri inshuti namwe mukivuna Ukraine mukayirangiza kandi bakabyumvikana abo ninde munsi utarigeze kumva aho umugabo w'ingabo zo Amerika yahamagaye umugabo w'ingabo z'Uburusiya bakaganira mu gihe Putin yakangisha gutera ibisasu bya kirimbuzi kiragize ko hari gihe bambura ubushobozi ba perezida n'abasirikare kuko nabo bari mu bafite code zire ziturutse ibisasu perezida agira code nuri akaba yabikonfaminga ariko bakavuga bati sha ubona rero batangiye kurota kubituritsa arimo gusaba code bazabanza umpamagare twumvikane tutarangiza abaturage bacu ainsi de suite so ntago biri automatique rero hari ukuntu ibihugu babishwana gutya ariko byagera haya bikavugwa byagera kubera iki kubera intérêt zabyo n'inyungu zabyo ariko ubwo ngarutse kuri intérêt mu bibazo nguye tubaje yabanjirijeho yagiye asa nk'uwibanda kumenya intérêt ibihugu bigira mu bindi bihugu icyo twazakiriwe mu buryo burambuye ntago twagisubiza muri aka kanya mu mwanya muto dufite reka muri aka kanya duhite tunyarukira kuri bya birunga rero nashaka kuvuga cyane ni bitatu ni icyo nashatse kurasukiraho ni ikintu wenda generation ziriho nka mu Rwanda ariko abadukurikiye nabo bari mu Rwanda gusa abadukurikiye bari ku isi yose mu Rwanda biragoye hari ingero utabona gutanga ariko wenda nk'umuntu mukuru urengeje imyaka 40 bazimubwira akazumva buriya akaduruvayo tubona muri Kongo mu Rwanda karahigeze aho wasangaga hari imitwe y'abantu bitwara gisirikare abitwaga intera hamwe abitwaga sederi erega n'abashideri n'abakombozi ntago bari shyashya ukurikije ukuntu ubonaga bambara ama uniform n'iki kandi bari powerful muri society bo ntabwo wanabashyira ku rwego wenda rw'abanyatura n'iki biragoye ariko ugiye no kureba ukabashyira muri iyo cadre ko bose n'imilishiyanze ntabwo wabubeshye ariko ikintu cyo kuba leta yikora igafata umuntu w'umusivili ikamuha imbunda ikamuha n'ipeti nkuru yabari haye ejo muri Rubaya muri biriya birombe ni ikirunga gikomeye kuko impamvu mbivuga Kongo yarisanga mu musaraba n'ubundi wo kwambura imbunda abazifite no kubahatira kuzitanga ku bushake none nta mahugurwa banyujemo ngo banyuje kuri training ibingo y'abasirikare baratojwe bigishijwe politike na siyasa y'igihugu urafata umuntu ngo muzarendo urafata umuntu ngo nabari abajenerali mugabo ujya wumva barango ntibigeze abasirikare bari abantu bibihazi gusa by'ibinka bigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo biyubakiye izina gusa muri ubwo buryo babasahuzi babashabitse abo y'agaciro n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo bakiremera imitwe ijya gusa nk'iy'abasirikare ariko fendofe bakaza kugira igitinyiro kuri iyo misozi n'uturere baga baherereyemo nuko baje kuba abajenerali bagenda babenguka gahoro gahoro muri ubwo buryo rero ikintu ngashaka kuvuga ni iki ngiki ni kwanza tubirebere mu mboneko yo kwibaza kuzibahaye bakaza bakazakira first of all ibyo zo mbunda zizakora ubifiteho control ubifiteho ubugenzuzi ese niba ufiteho ubugenzuzi reka tubyemere uribwira ko uzavuga ngo tse ukavuza ifirimbi rimwe bose bakaza bakaziripotinga nkuko wabivugisha ifirimbi bakaza kuzitwara icyo ni icya kabiri icya gatatu nuko n'ubundi abo bantu bohereje ari kiyasi cyo bashobora no kwifashishwa n'undi muntu wari we wese wabakerera waba ufite ukuboko cyangwa ufite umufuka uyingayingo wa guverinoma no kuvuga ngo n'ubundi nubwo bahabwa imbunda bazabarokirita abandi bazabakenera ari abantu mu mitwe y'inyeshyamba yindi zashaka kujyaho izabarokirita ari abantu bibisambo bindi baziremamo andi magenge y'abajura yandi mashyashya kandi ku mpamvu mbivuga no kubundi n'ibisirikare bisanzwe bitari militias bivugwa ko buriya nta gisirikare kwisushaka kubona kiriho kidafite ubutwe bita military police bishinzwe umutekano w'abasirikare
icyo ni icya mbere, ariko na discipline yabo kikaba ikintu cya kabiri. Kano kantu gaceho umurongo, imitwe ya gipolisi y'abasirikare ibishinzwe ubusugire no gusagamba kw'izindi unité z'abasirikare, urumva kandi niyo mpamvu burya uteye ubusirikare ibuye, sibyo, ntasabwa kugusubiza kugira ngo adateze siriraje mu baturage, ahubwo we yahuza military imugukiza, yego, kandi ikamugukiza kuko nawe urabyumva uko bayimeze. Niyo mpamvu uzabona niyo bagenda ku makonvoyi ibigenda barinze imbere n'inyuma, irinze kugira ngo bagende umutekano wabo, urumva. Niyo mpamvu uzabona banagira na traffic n'ibimoto byabo nawe zindi bya traffic bishinzwe umutekano w'imodoka zabo. Ariko tujye kuri discipline nicyo nshaka kuvugaho rero. Ese ko ibisirikare byemewe na guverinoma nka FARDC bafite military police, izo nyatura wahaye imbunda utatoje zitaza amategeko zitaza amabwiriza agenga imbunda n'iki byose, zitafite iyo discipline niyo ndangagaciro na philosophy militaire, nabo baha military igipolisi cyabo kihari ntabwo bishoboka, kiba discipline kuva ku kuntu yambaye. Niyo mpamvu uzabona bambara ngo za kambambiri bagashyiraho ishati hejuru idasa bakutwara imbunda bakagenda. Biriya nta musirikare muzima wabikora. Military muhita gutwara utatebeje ipantaro, utafunze umukandara neza ngo ukunje, kuko abisirikare bigira uburyo byambara byemewe. Niba bambara imyenda ikagira kano ku maboko, ubwo babyumvikana muri military discipline y'igisirikare. Niba bose bakunja bagakunja hano, niba bambara ipeti buryo bagira gute, niba amazina yabo bagiye gutema peti yasigaje mu gatuza nk'uko tuyona mu Rwanda. Ibyo ni ibintu biri conventionnel ni standard byemewe kandi biri bugenderwaho byanagenderwaho baguhana ko wabinyuranije. Ko nk'ubu katufata nk'urugero no gutara umusirikare, uhuye n'umuntu wambaye combat imyenda y'abasirikare y'amadodo, yambaye inyenyeri hano ku rutugu, uzi yuko wasomye ko ibyo bintu bitakyemewe, ntiwamushidikanya ukamuripotinga ukahamagara inzego z'umutekano, tutubonye umuntu ahantu ibirango byose n'ibizima ariko yambaye inyenyeri ku rutugu, kandi mwatubwiye ko uwambaye biriya bisa n'iby'intambara abyambara mu gatuza nka ofisiye nubwo ataba ofisiye. Ibyo ni ibintu bifite amategeko bigenderaho. None nyatura itwara imbunda igira ukuntu itwarwa, imbunda igira amategeko arenze. Imbunda ziriho zibikwa buryo yasama abanga arimo kumena, buryo umusirikare uvuye ku kazi nagashyira imbunda ku musego ahita yijyana ahantu bita muri amura zibikwa, yajya kwikina yongeye kwambara agiye ku kazi akajya kwisaba bita muramana ushinzwe ibyo ngibyo agasaba nimero ye, umusirikare afite imbunda ihora nimero ye imwanditseho akayaka. None buriya ziranyatura zifite serial number mu gisirikare, zirambunda zizishyira iyo zivuye mu kazi, zibikwa iyo zivuye mu kazi. Ni ikintu gikomeye cyane, ibi bantu bajya babimenya. Ntabwo n'abapolisi bagenda mu muhanda imbunda baziraza mu kabati kabo, bahita bazijyana aho zibikwa bagasubira bakajya aho bageneye gutaha cyangwa kuryama. Ariko zinyatura zizibika he? Buri musozi mu Kirombe aho Rubaya, buri nyatura zifite amura zishyiramo izo ntwaro. Rero icyo ni ikirunga gikomeye cyane kizarukira Kongo. Icyo ni icyambere, icyo ni icyambere cyo guhereza imbunda abasivile badafite military trainings, urumva, na military ideology and philosophy, kuko igisirikare ibikoresho ni siyasa na siraha, ni politiki igenga abasirikare, ariko nizo mbunda bafite. Kavuga ngo rero niba hasanzwe harananiranye uburyo bwibwirijwe ubwabwo bwo kuwambura intwaro, noneho wibwira ko biguriye, noneho urambwira ngo izo wabahaye zo uzibihereye zizabavamo gute? Nibyo navuze mu kanya ngo ubu ngubu ni kiyasi cy'ukuntu ugiye gushinga umutwe w'intambara muri aka karere, nubwo bari muri Sudani ubwo ari hose azajya kurambagiza imbunda zirimo kwandagara hariya muri Kongo kugira ngo nyine azigure ku giciro gitoya. Icyo ni ikirunga kimwe navuga kizarukira Kongo, navuga ngo cyunamiye Kongo, impera n'iherezo kizashwanyuka, ku buryo ibyo abantu bavuga ngo M23 nubwo ndibigeraho nayo nk'ikindi kirunga ngo ni ikibazo, ariko hari umuhanga uzakubwira ati ikibazo gikomeye ntabwo kino kuri M23 ifite organization nk'ifite uyu munsi, ahubwo ikibazo gikomeye kuri Kongo kizayibera icyo kuba yarahaye imbunda abasivile kandi ku bwinshi, ku buryo kuzibambura ntekereza yuko bitazoroha. Ikirunga cya kabiri navuga cyunamiye Kongo kandi kizayirukira mu gihe kidatinze, ni urugero rw'ibyabaye muri Kongo Kinshasa uyu munsi kuri iyi tariki ya none, aho mu mujyi wa Kinshasa hiriwe imyigaragambyo y'abarwanya ubutegetsi. Iki kimpamvu nk'iki kirunga nuko ugereranije ukareba imibereho y'abakongomani bafite ubukene bafite nk'uburi no mu bindi bihugu, urareba ugasanga ikintu cy'amatora muri Kongo, ano mezi asigaye muri Kongo muri za mvugo z'iki gihe haraza guca uwambaye,
uyu munsi ubwabyo narimo ndeba imyigaragambyo yo muri Kongo mbona barashe imodoka ya Katumbi. Urareba ku kirahuri cy'inyuma wenda turaza kubyereka abari kubanga bw'ibyuma bayishwanyaguje ndetse banakomeretsa umwe mu bamurinda. Urumva ushaka ari umutwe bashakaga. Sasa ibyiribikisha uyu munsi by'imyigaragambyo rero ukuntu abapolisi bakubisa abantu bafite imeze nk'imihoro barimo banabishe benshi. Urabona yuko aya matora yazaba mu kwa 12 niba koko azaba. Aya matora azabyara karambariye muri Kongo. Simbona discipline na nkeya, simbona ikintu kizoroshya akakaduruva ko muri Kongo. Kandi ibyo ngibyo bizaza bisatira ikirunga cya gatatu n'ubusozerezo cya M23. Nayo kugeza uyu munsi utabona niba bazarangiza ibiganiro, bazarangiza barwanya. Hamwe banavuga bati ntihazabura abo muri cya kirunga cya mbere bahawe intwaro, ntihazabura mu kirunga cya kabiri barimo kwicwa mu byigaragambyo na polisi, bazaza basatira cya kirunga cya gatatu ari M23. Kirekane M23 ari abana. Ndakubwiza ukuri nakubeshye. M23 nubona itarambagije muri izo milisiyan turimo kuvuga mu minsi iri imbere. None se irwanye igafata nka warikare. Sibyo? Igafata na Bukavu n'urugero biramutse bibaye. Ko yayimaze gusa nk'izenguruka area aba milisi bakorera. Yose ntiyabashyira hamwe kabakoresha. None se bizagifata rizajya batereninga timuze mu ruhande rwacu. Sinabonye Laurence Kanyuka akurikije birimo kuba muri Kinshasa uyu munsi. Nabonye video yashyizeho na yahamagariye abakongomani kuza kwiyunga kuri M23. None se biriya bintu arimo gukora uko Tshisekedi yahurumbiriye akarambagize M23. Niko na opposition imara kubona irembye. Ikubitwa yishwe igira gute. Bamwe bazaza kwiyamamaza babamunagana. Batubahakorere politike. Icyo kirunga rero urumva ko atari kirunga kitoroshye. Mu by'ukuri wenda tutatiza amagambo mu bigaragara muri Kongo nta mutekano muri pronostique ziri muri Kongo. Umutekano kubibona hafi biragoye. Ujya muri cadre politique dushyize mu by'amatora urabona hari akaduruve gashaka kuzavamo ibintu bitari bikeya. Nujya mu ntambara za M23 nta cyerekezo. Nujya muri izo nyatura usanga ibyo twavugaga mu kanatanye ikiganiro nta cyerekezo. Nibyo umuntu yavuga kandi twibutsa abadukurikiye yuko iyo uvuze umutekano muke muri Kongo uhita ujya ku bihugu 8 biyikikije Kirekane banibeshye 9 urareba kuvuga uti Central Africa ntibishobora koroha urumva cyane ko Kongo yikanga Central Africa ku mpamvu ntarasobanukirwa neza. Urajya muri ADF usanga izahatorera ko yoko urumva ujye muri South Sudan usange niba hari ibibazo bihari wenda nka Riek Machar agize ibibazo akavuga ati ariko nta hantu nzi igihugu duturanye kimaze imisi gihereza abantu imbunda barimo gushoma kuri makeya ni example ushaka gushinga umutwe wa gisirikare none twabaga 130 izaba 400 FDL uyangiye kuyirevivinga urabizi hari igihe u Rwanda rwakoze amaperereza kugira acubye FDL ariko yasubijwe intwaro biravuga yuko Colonel Ruhinda ubu ngubu ari urimo guhinda mu bice bya Rubayana ntuze na Mushaki hari ingabo z'abarundi ziherereye n'abakomando b'iriya bita crap no muri za Nyamuragira uretse ko birego Nyamuragira yarutse banagiye hirya. So nicyo umuntu yavuga rero kavuga ngo nibe FDL isubijwe imbunda kandi nyatura zikaba ari imitwe nazo zaterenezwa na FDL nazo zikazatereninga abandi none ukaba iranka ngo n'abaziriviste urambwira ngo Kongo uretse Nyamuragira irimo kwirukira ikitazayirukira niki ari mu 23 zayirukira ari opposition barimo kuraswaho bazayirukira ari izo nyatura zizayirenza nushaka ufata imyaka nka 50 y'indi imbere Kongo ikirwana n'ibibazo kandi byinshi igenda yishyiramo nkuko cyacegeranyo cyawe uherutse gukora kibigaragaza ngakamasa kazacinga ngo kazivuka reka dusoreza none so imbunda abasivile ngo bajye gukora iki ufite wageneri ufite iki niki ufite EAC mutumvikana ufite umuntu wisiko ituramye bose nta muntu mwapfa kuvuga ngo cishwa hanga gende kusura urambwira iki ya David reka dusoreza ha twasoreza hanga reka dushimire abari badukurikiye turi kwa gatandatu twizere ko abadiventiste umunsi wa 7 mwagize isabato nziza nagize se ndimo kereka bawuri ingoma nibo bagira bagize isabato n'abamayisha uravuga ngo Shabbat Shalom ubwo namwe abazajya mu kanisa ku munsi w'ejo abantu bo mu mayoboka dini batandukanye tubifurize kuzagira ibihe byiza ariko nawe wishyiremo kubera yuko nawe niba idini ari nk'igisimba kiryana nawe abandi rutakwibagiwe none se nta dini ugira ibyo bya bindi topic yangira Imana singira idini urakoze cyane urakoze David iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare